Reka mbasuhuze ndabaha ikaze nkanjye Igora the Poet. Ndabaha ikaze kuri uyu mugoroba, ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 ukwezi ko ni Mutarama 2026. Ndi kwijwi ry'uburezi ngarutse muri studio nza kubabwira amakuru agiye atandukanye abarimo aravugwa mu burezi muri aka kanya, busesenguzi igiwe butandukanye ndetse n'ibindi. Dore ingingo z'ingenzi by'umwihariko tuza kuza twibanda. Ibigo bidafite abayobozi bikomeje guhura n'ibibazo. Niki cyaba gitegereje abahoze ari abadirecteur bagizwe abarimu bagishakirwa imyanya. Turagaruka ku busesenguzi. Hanyuma turagaruka muri Uncertified Teachers Program, aho bamwe mu barimu bamaze guhabwa certificate ndetse bakazishyira muri system, bakaba bakomeje kwibaza impamvu bakigaragara nka unsatisfied muri system. Turakomeza muri NESA ayikomeje ubugenzuzi bw'amashuri, iragenda yibanda kuki. Inama isobanura ibijyanye na AI igezehe itunganywa, benshi mu barimu baracyagowe no kwigisha nta bitabo bifatika cyangwa se hard copies books. Turagaruka mu tuntu tundi tuvugwa mu burezi, tubahaye ikaze kwijwi ry'uburezi n'Umurunga News. Tuza tuganira namwe mu buryo bugiye butandukanye, tubabwira ko kugira ngo ubane n'ijwi ry'uburezi cyangwa se n'Umurunga News biroroshye, no gukanda kana kariya ugakanda kuri subscribe, ugakanda ukazogera ukanda kuri like, waraza ukaduha n'igitekerezo ukanda muri comment. Twizere ko Alon uguwe neza cyane, hanyuma Johnson nawe twizere ko uguwe neza, Unity twizere ko amahoro y'Imana banye nawe, Elia nawe twizere kuri amahoro, Hamad turizera ko uguwe neza cyane, Tanaze nawe twizere ko uri amahoro cyane, Abizera Imana Marie Louise nawe turizera ko uguwe neza, Byukusenge nawe twizere ko uri amahoro, reka nyuma n'abandi bagiye batandukanye mutwumva mwicecekeye. Twizere ko mwese muba mugiye muri amahoro mu buryo bugiye butandukanye. Kera kabaye, ibigo by'amashuri biracyategereje abayobozi. Hari mu minsi yashize mu nkuru z'uruhererekane twagiye tubagezaho, twabagejeje ko ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB cyamaze gutanga imyanya ku bayobozi b'ibigo by'amashuri, ariko icyumweru cya kabiri cyararangiye aba bayobozi bataragera ku bigo by'amashuri hirya no hino hamwe na hamwe. Ahangaha rero hakaba ngo hari inshingano zimwe na zimwe zikomeje kubura abaziha umurongo uhamye, urugero kuba basinya mu gihe hakenewe kugira ibikoresho bigurwa n'ahandi, yewe ugasanga henshi naho bashyize abakitinga ntabwo barimo baragenda bakora inshingano cyane ko batarahabwa amabaruwa n'uturere. Ibyo bigo rero akenshi biba biri mu gihirahiro, buryo ki ninde ubazwa inshingano nyirizina, akazi karanozwa mu gihe umuyobozi adahari. Abantu benshi bakaba bari mu gihirahiro bibaza bati kuki abayobozi b'ibigo by'amashuri bagiye bamenyeshwa, kubera ko already uretse n'amakuru abagiye ari hanze, ariko ntekereza ko nta rutonde rw'abayobozi b'ibigo by'amashuri rwigeze rujya hanze muri rusange. Ariko ibyo byo nk'uko umuyobozi wungirije muri REB ni Dr Flor aheruka kuvuga donc mu gihe basezereraga abamwe mu badirecteur cyangwa se bari bahindura inshingano mu bahoze ari abadirecteur ngo abarimu, yavuze ko hari abari bagera kuri 500 bari kuri waiting list, bari baratsinze ikizamini. Abo rero ntekereza ko bari bahawe akazi, ariko bakaba bari bategereje liste cyangwa se n'amabaruwa abashyira mu kazi muri rusange. Ntekereza ko ni bimwe mu bintu byiza, ni bimwe mu bintu bishobora kuba byafasha ibigo by'amashuri mu gihe abayobozi baba babigezeho. Reka twizere ko mu minsi iza bishobora kuzakunda, kubera ko impamvu tuvuga ko iki ari ikibazo cyangwa se ari ibibazo bishobora guhura n'ibi bigo, hari nk'ikigo uzasanga kuko urabona ibigo by'amashuri abayobozi bakoze ibizamini, harimo ushinzwe discipline DOD, harimo ushinzwe amasomo DOS, harimo na directeur nyirizina muyobozi w'ikigo cy'amashuri, bose
bakaba batarageze ku mutsindo wa 70% bose bakaba baragiye. Iki kigo cy'amashuri muri iyi minsi kibayeho gite? Kuko wenda hashobora kuba harasigaye wenda kontabule tuvuge, ariko kandi hashobora no kuba wenda nawe atarahari, ni ibintu bishoboka. Hanyuma ko hari ibigo bitari bafite nabo ugasanga boherejeho nk'umwarimu wagitinga, ariko uwo mwarimu nawe kubera ko ataragira ubwo bubasha bwuzuye, se azakora izo nshingano zose? Ko hari ikigo aka kanya kigomba koherezwaho dosi n'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri. Iki kigo kibayeho gute aka kanya tutabeshyanye? Ninde ubazwa ibijyanye n'icungamutungo? Ninde ubazwa ibijyanye na disipurine? Ninde ubazwa ibijyanye n'amasomo n'iki? Ninde ugenzura ko abarimu barimo barigisha? Ibyo byose ni ibibazo bituma REB yagakwiye gupushinga hadi kugira ngo abayobozi b'ibigo by'amashuri boherezwe. Reka tugaruke, niki cyaba gitegereje abahoze ari abadiregiteri bagizwe abarimu bagishakirwa imyanya? Turagaruka ku busesenguzi bujyanye n'inyurabwenge. Mu minsi yashize nibwo ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB cyashyize hanze intonde 3. Hari urutonde rw'abahoze ari abayobozi b'ibigo by'amashuri bagizwe abarimu bahise bahabwa imyanya. Bamwe bayigiyemo, abandi bakomeje kujurira, ubujurire bwabo burakirwa, barongera basubira ku bigo bigiye bitandukanye. Hari n'urutonde rw'abahoze ari abayobozi b'ibigo by'amashuri bahawe kugirwa abarimu, ariko bakaba bagitegereje ko aho bazashyirwa. Hari n'urundi rutonde rwariho abahoze ari abayobozi b'ibigo by'amashuri ariko bagirwaga inama, barimo baragirwa inama zo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Umuntu akibaza, mu gihe umushahara uri gukozwaho imitwe y'intoki, umuntu aribaza ibibazo bitatu. Icya mbere, se abo bayobozi, abo barimu aho bari bamaze already kuba bari muri sisiteme ku kwezi, se bazahembwa nk'uko bahoze ari abayobozi? Bazahembwa se 2/3 nk'uko byavugwaga? Ibyo byose ni ibintu umuntu akomeza kwibaza mu kijyanye no gukomeza kugenda umuntu asesengura mu buryo bugiye butandukanye, cyane ko n'ubundi editorial line yacu ibijyanye n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Nawe ushobora kuduha igitekerezo hariya muri komenti, tugakomeza kugenda tuganira tunasesengura mu buryo bugiye butandukanye. Reka duhite twihuta tujya muri Uncertified Teachers Program, aho bibaza impamvu bakigaragara nka uncertified muri system, mu gihe mu by'ukuri bamaze gutanga ibyangombwa bya certificates zabo. Ntekereza ko mu nkuru yaje nabwo nababwiye ko abajuriye bamaze gusubizwa, wowe utarasubizwa. Ntekereza ko nawe wakomeza kwegera ubuyobozi bubishinzwe, ubwo ndavuga nese ifite competence ya evaluation mu nshingano yayo, nawe ukagira uko bigezwa. Bo baribaza bati rero twe twashyize certificate muri system ndetse tuziha n'abayobozi, ariko turacyagaragara nka uncertified, twakanda hehe? Ntekereza ko haba harindiriye cyangwa se hibazwa hategerejwe ko system iba updated kugira ngo ibintu byose bigende neza. Yes, icyo ngicyo rero system imaze kuba updated, ibintu byose bizakomeza, abarimu bazahabwa cyangwa se bazaba bari ku rwego rw'uko nyine bari certified, cyane ko hari n'abandi bari kwigaho muri secondaire by'umwihariko A1. Reka dukomeze. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA gikomeje ubugenzuzi bw'amashuri bwatangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho ubu bugenzuzi bugenda bwibanda ku myigire n'imyigishirize, isuku n'isukura n'ibindi bigiye bitandukanye, kureba uko ingamba abantu bari mu ngamba mu gutangira igihembwe cya 2026. Ntekereza ko rero aho bagiye bagera bagiye bashimirwa, kubera ko bagendaga babwirwa ko ni byiza ko bagenda bakanahwitura, baba abarimu, baba abayobozi b'ibigo by'amashuri, baba n'abandi bose bafite aho bahuriye n'uburezi by'umwihariko, kuko iyo mukomeje kuba muhari bagerageza gukora kurenza uko bakoraga, bitewe n'uko baba babona ko hari uwo bishishikaje, hari ubigenzura, hari uzabibabaza. Biba ari byiza cyane rero. Hanyuma reka dukomeze. Inama isobanura ibijyanye na AI igezeho. Minsi yashize
Leo Mugenzi ni umuyobozi ushinzwe iterambere ry'abarimu muri REB baheruka kubazwa ikibazo kijyanye n'uko abarimu bari mu gihirahiro by'umwihariko ku kijyanye na certificate za AI cyangwa se Artificial Intelligence 1 bibaza batese deadline zaba ryari, kabiri ese mu by'ukuri certificate zisabwa ni zingahe. Aha rero yari yasezeranye ko mu by'ukuri bari ugomba gutegura inama izabishyiraho umurongo ikatanga umucyo kuri ibyo bintu byose, ariko mu gihe itaraba cyangwa itaraterana twabonye ubundi butumwa navuga ko budafite imvano bukangurira ababonye izi certificates kwihutira kuzishyira muri systeme ndetse no gushyikiriza hard copy zazo ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri. Urumva ko already nazo zigiye muri dossier mu zindi. Hangaro hakaba hibazwa bigo bidafite abayobozi barazishyikiriza nde, kabiri ise ni certificate zingahe, gatatu ese batarazikorera byararangiye biyakire hazongerwaho igihe bimeze gute. Ariko nkuko ijwi ry'uburezi twabibabwiraga nuko deadline ubundi yagomba ari 31 z'ukwezi kwa mbere 2025, ariko hari andi matangazo utamenya aho yagiye aturuka yagiye agaragaza ko ngo ari kuri 15. Birero inama iracyategerejwe, ntekeza ko REB iri kubishyira ku murongo kugira byose bigende neza. Tugarutse mu bigo by'amashuri hari benshi mu barimu bakigorwa no kwigisha nta bitabo bifatika cyangwa se hard copies. Nuko ngo abarimu bagiye batandukanye bagiye bagaragaza ko bafite ikibazo cyo kwigisha mu gihe badafite ibitabo bifatika cyangwa se hard copies, mu gihe bisaba ko bakoresha soft, bakoresha amatelefone, bagerageza kwirwanaho bakavuga bati urugero nimba turi kwigisha nk'imyandiko ni urugero bari batanze, ese telefone ko nta mashini dufite zihagije, nta matelefone ahagije, igihe amatelefone ashizemo umuriro n'ahandi twakora iki. Ni mu gihe kandi bimwe mu bigo by'amashuri hari bimwe na bimwe byagiye bigaragaza ko bigoye ko bo ubwabo bakwikoramo bagaprinting ibyo bitabo nk'uko bingana. Kurabona nimba wenda nk'ikigo cy'ishuri gifite kuva muri nursery kugeza muri 12, wenda buri shuri bagasaba kuri printingira ibitabo bitari munsi ya 20 buri mwaka. Wagera wenda muri buri shuri ugasanga nko muri senior 1 ifite enye. Urumva ko sometimes hari igihe bitoroha, sometimes ukabona hari n'abayobozi batabyumva ko babikora ahubwo baswe ibitabo bitangwa na REB na guverinoma y'u Rwanda. Ntekereza ko rero ibi nabyo bigomba gutangwaho umucyo kugira ngo bikomeze bigende neza. Reka tugaruke mu tuntu n'utundi turimo turagenda tuvugwa mu burezi. Mbibutsa ko igihe uri kuri micro nyiri Igora Depo itanga tukaba tukiri n'ubundi kwijwi ry'uburezi. Reka tugaruke mu karere ka Muhanga ngo abaturage bubakiwe irerero nyuma rigakodeshwa bikoreraho. Bamwe mu baturage bo muri ako karere ni mu mudugudu wa Munyinya, akagari ka Ruri, mu murenge wa Shyogwe, bakaba bavuga ko nyuma y'uko ishuri ryabo ry'inshuke biyubakiye ku bufatanye na leta bahise baryamburwa. Rero rikimara kuzura ubuyobozi bw'akarere ngo bugahitamo kurikodesha itorero Eden Temple bikarangira rihindutse iryigenga. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza Mugabo Gilbert akaba yabwiye imvaho dukesha inkuru ko abaturage bafite amahitamo menshi y'aho barerera abana babo mu gihe bidakunze muri ICD Munyinya. So urumva ko ni amakuru agiye atandukanye agenda avugwa mu burezi hirya no hino mu rwego rwo kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende bihabwa umurongo. Noneho turagaruka muri Minisiteri y'Uburezi, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Claudette Irere yahamije ko uburezi bufite uruhare rufatika mu mpinduka zishingiye ku ikoranabuhanga mu Rwanda. Ni ubutumwa yatanze mu nama yiga ku iterambere ry'ikoranabuhanga EdTech Forum at the Digital Transformation Summit 2026. Ikaba rero yarabaye umunsi w'ejo wa gatanu tariki 16 Mutarama 2026, aho avuga ko ikoranabuhanga ryonyine
ritazana impinduka mu burezi, aho impinduka nyazo zibaho iyo ibikoresho bifashije bigiye bifatikanya mu myigishirize, bireba bikagenda byunganira mwarimu bikagera ku banyeshuri mu buryo bungana, baba mu mujyi ndetse no mu bice by'icyaro. Mu bice by'icyaro facilities zihageraho byoroshye. So namwe mu makuru twari dufite, ariko kandi reka tugaruke ku bitekerezo biba byagiye bitangwa. Hari uwavuze ati muzatubarize, twabonye certificate tunazishyira muri IPPS, none muri system aracyarimo not certified. Ni ikibazo ko bari kwibaza bati twe twagize guhe dukora certificate nibyo tuzishyira no muri system, ariko still turacyagaragara nka ni certified. Ahangaha rero bishobora no gutuma wenda tubura amahirwe like yo kubona mutation, ndetse ko bushize n'abatari barize uburezi bazihawe, ahandi naho bakaba bati dushobora kubura amahirwe ya buruse yahabwa abandi barimu basanzwe, bati rero byari bikwiye stati guhinduka. Undi ati ndakwemera cyane urakoze, undi ati turakwemera brother, urakoze cyane brother. Hanyuma ati ubu hariho speed coordinator, aho naho uwo mugabo wasubiye ku ishuri buriya arishoboye, yabonaga abangamiwe no kuba atarize, ni intwari pe, imyaka 42 yiga mu kangahe. So urumva ko hatakiriho aba mentors, ahubwo basigaye bitwa speed coordinators. Speed coordinators mwese ndabashuhuje, izo nshingano mwarazihawe, bibasobanuye neza. Undi ati amahoro, ndabakurikiye 5/5 ku byerekeranye na mentors, baba bafite amasaha menshi kubona umwanya wo guhugura abandi bikagorana, ahubwo muri rebo bazatwigira uburyo haza itegeko ribarengera. Murakoze. Niko agenda nawe abyumva. Undi ati tariki 19 z'ukwa mbere 2026 minisitiri azasura ikigo nkoraho cya GS Kamabuye muri Bugesera, ntaza gucike rwose. Of course ubwo amakuru, ubundi ikintu cya mbere ni amakuru. GS hari Kamabuye, twizere ko rwose ari mu karere ka Bugesera. Bari mu bose muhari turabashuje cyane, kandi turizera ko mukomeje guhamya ingamba. Minisitiri muzamwakire neza cyane, natwe amakuru tuzaba turegeye. Hanyuma undi ati ndagusuje bwani Gorora ni Atanazi former minister Kiziguro hamwe na Musafiri, gusa update nuko ari ndi gukorera Rusizi, navuye primary njya muri senior, na Musafiri muri Gisagara yazamutse mu ntera. Gusa reka dusuhuze abameneramo twese twakoranye na Kagwisagira. Reka twizeye kuguwe neza cyane Atanazi, kandi ukomeze ugira amahoro cyane. Hanyuma undi ati turi kumwe 5/5 turakwemera, nawe ndabemera sana. Hanyuma undi ati turakumva cyane, gusa na nubu ntitubona amanota pe, biracyari not found. Umva n'abari mu batiza uburezi bavuga bati biracyari not found, ntawe turi kubona amanota yacu. Byaba urumva ko byaba ari ikibazo, ariko ntekereza ko mwahawe channel yo kurekamiraho. Ese mwaba mwaragerageje kurekarama nibura ngo murebe iyo byerekeza. Hanyuma undi ati ujye usuhuza abantu ba GSTSS ubwo ni hehe? Reka ariko mbasuhuze, twizere ko muri amahoro cyane Atanazi, twizera ko hariya rwose Rusizi muguwe neza cyane, mukomeje kugubwa neza, mukomeze mukandakana kariya ku murunga, dukomeze kugenda tubana namwe. Hanyuma CPD ngo zabaye sinzi unyuza ko CPD zishobora kuba zitagifite agatuza nkuko zahoze. Yes, reka rero mbasezere mbifuriza kugira weekend nziza, ariko ni weekend itari nziza cyane ku bafana ba Rayon. Ntekereza ko mu minsi yashize Rayon mu gihe yatsindwaga ibitego 4 n'ikipe ya PRFC, hari umufana wiyahuye. Aka kanya ikipe ya Al Hilal ifashe Rayon ku gakanu, irayinigagura rwose ikubita 4-0. Ubwongereza niko ikipe ya Manchester United yari iranigagura ikipe ya Manchester City, itsinda ibitego 2-0. Brian Mbeumo, umusore w'umunyakameruni, ikipe nyuma yo kuvamo ubu muri Manchester hagaze bwuma, witwa Girumugisha Jean Claude w'umurundi, ageze gutya tsibura iminyafu 2 wenyine, ko mu bitego 4 Al Hilal itsinze ya Rayon Sport harimo ibitego 2 bya Jean Claude.
Yes, n'indi mikino igiye itandukanye, ikipe ya Liverpool ntabwo byagendekeye neza, yanganyije. Chelsea yatsinze ibitego bibiri, ntekereza ko ari ibintu byiza cyane. Hari n'indi mikino iteganyijwe, hari umwanya wa gatatu w'ikipe y'igihugu ya Misiri igomba gukina n'ikipe ya Nigeria. Ese Mose ararawutahukana cyangwa ibye byararangiye, ariko igihugu cya Senegal kigomba gukina final